Mais ce que je vous ai dit, et je le dis dans notre conclusion, nous sommes à Goma pour rester. Nous allons continuer notre marche vers Kinshasa. Si bien que j'aurais bien voulu savoir, si on nous demande de nous retirer, c'est pour aller où? Pour aller dans quel pays? Nous sommes à Goma et nous n'allons pas nous retirer pour aller nulle part. Au contraire, nous allons progresser notre marche tant que les conditions pour lesquelles nous avons pris les armes ne sont pas. Si on n'a pas répondu aux questions pour lesquelles nous avons pris les armes. ikintu cya mbere rero baravuze bati umva twinjira muri uyu mujyi twasanze nta mazi bati bariya abantu mbere ko bagenda bakupye amazi kugira ngo utazahungana nabo bizamunanire kuba muri uyu mujyi bakupa electricité bakupa n'itumanaho niyo mpamvu mubona muri uyu mujyi wose network ntayo bati rero tugiye kwihutira icya mbere guha ubuzima abaturage tugiye kugerageza gukora amazi tugiye gukora itumanaho ndetse aranavuga ati ariko n'abantu mwebwe ati abanyamakuru cyane cyane ati mwebwe mugaruke ikaze kuri Rwanda Nordic TV ndetse tubaha ikaze ku Gicaniro TV. Ndakuramukije bwana Egide Ruhashya. ndakwikirije nanjye Olivier Gatete, namwe mwese mudukurikiye ndabaramukije mugubwe neza. Yego natwe turakwikirije, dutangira kandi tubwira abakunzi bacu ko utari wakora subscribe rwose ahita kandaho, ndetse no kuri notification harakunzogera kugira ngo ajye abona ibiganiro byacu mu bambere. Egide rero icyatumye ngutumira muri iki kiganiro cyangwa umbwira uti tuganire nuko kenshi byitwa ko ari njye wagutumiye ariko turatumirana. Twabonye kenshi mu minsi ishize intambara ya M23 mu bitangazamakuru bitandukanye, twabonaga ibintu binyuranye byinshi binyuranyuranyamo. Kugeza ubu ngubu abantu baribaza ngo situation imeze gute muri Goma, ariko haravugwa ko banategura niba ari uno munsi cyangwa muri weekend M23 yitegura kwakirwa n'abaturage muri rusange baserebura nyine intsinzi. Ariko rero hagati aho ngaho habayeho conference de presse, ni ukuvuga ngo ibiganiro n'itangazamakuru hagati ya AFC M23 n'abanyamakuru batandukanye. Twabonyemo abanyamakuru bakorera muri Goma, tubonamo abanyamakuru bakorera mu Rwanda, ndetse tubona nabo n'abanyamakuru bakorera ku isi hose, harimo na wa mukobwa wigeze gushaka guhohoterwa, bari bagiye kumuhohotera Wazalendo, bamwita umunyarwandakazi ngo kuko ngo asa n'abanyarwanda, anabyanditse ku mbuga nkoranyambaga. Ariko reka twigarukire ku bijyanye na conference de presse. Hagaragayemo Corneille Nangaa ndetse hamwe na Bertrand Bisimwa, ubwo baganiraga n'itangazamakuru. N'iki cy'ingenzi bavuze muri ibi biganiro byabahuje n'ibinyamakuru bitandukanye bwana Egide? Itangazamakuru ryari ryabisabye bikomeye cyane kuko bashakaga kumenya ikijya imbere. Ese nyuma y'uko mufasha umujyi niki kigiye gukurikiraho? Nyuma y'uko mufasha umujyi haraza kubaho iki? Ese wumvaga bashaka ku umuntu rero bari babashije gushyikiraho yari umuvugizi wa M23, kuko buriya M23 igira umuvugizi wayo nk'igisirikare, ariko noneho icyama cyose nacyo kikagira umuvugizi ndetse bakagira n'abayobozi. Buriya rero AFC urabizi ko umukuru wayo ari Corneille Nangaa, noneho byose iyo biri kumwe ni Corneille Nangaa ubiyobora, ariko M23 ni Bertrand Bisimwa, hanyuma ishami rya gisirikare akaba ari General Makenga. Ibi rero bifite icyo bivuze, bifite n'uburyo bikora. Abari babashije rero kugera ku muvugizi wa gisirikare gusa
ngira ngo baramubwiraga bati se tuzabona abayobozi ryari ngo tuganire nabo. So niyo mpamvu rero Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi bayobozi, hari secrétaire général permanent n'uriya wari wambaye ingofero itukura wari uri iruhande rwa Colonel Nanga. So ikintu cya mbere rero baravuze bati umva, twinjira muri uyu mujyi twasanze nta mazi. Bati bariya abantu mbere ko bagenda bakupye amazi kugira ngo utazahungana nabo bizamunanire kuba muri uyu mujyi, bakupa electricité, bakupa n'itumanaho. Niyo mpamvu mubona muri uyu mujyi wose network ntayo. Bati rero tugiye kwihutira icya mbere, guha ubuzima abaturage. Tugiye kugerageza gukora amazi, tugiye gukora itumanaho, ndetse aranavuga ati ariko n'abantu mwebwe, ati abanyamakuru cyane cyane, ati mwebwe mugaruke, nibyo bisa nibimara gutungana mugaruke, buri wese asubire mu itangazamakuru, muvuge ibyo mubona. Yageze n'aho ababwira ati abacuruzi buri wese asubire mu mirimo ye, ati twebwe turasura protection yanyu. Yanababwiye ati bya bintu byo kwamburwa mwajyaga mubona by'abantu bica abantu ku muhanda hano, by'abantu barasa abantu, ibyo byose byarangiye. Bati twebwe tugiye kwasura protection yanyu, tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo buri muntu amererwe neza hano, akora akazi ke uko kagomba. Ati rero turi hano kugira ngo tubahumurize, turi hano kugira ngo tubabwire ko rwose nta kintu na kimwe cyarebana. Yageze n'aho anababwira ati yewe nimunashakana nimero yanjye cyangwa se ya Bertrand Bisimwa, uwo ni Colonel Nanga, ati turasega tuyibahaye, mu gihe mutazajya mubona hafi abayobozi babari iruhande bashobora guhita barangiza ibibazo byanyu, ati twebwe natwe turi hari. Yavuze ikintu gikomeye cyane, yarababwiye ati turi abaserviteur banyu, tuje kubafasha, ntabwo tuje kubategeka no kubayobora, no, twebwe turi hari kugira ngo turangize ibibazo byanyu. Icyo cyari ikintu gikomeye. Ikindi kandi hagaragaye, yavuze ku kintu kijyanye n'ivangura cyangwa amacakubiri ya perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi. Wowe urabivugaho iki, wabyumviseho icyo byari bimeze gute? Buriya Tshisekedi afite ukuntu mu kujya ku butegetsi yagerageje gushakisha ukuntu adiviza abantu. Abanza kugenda abikora progressivement, gahoro gahoro. Ikintu yashakaga kugira ngo yikururire abavuka mu gace k'iwabo, ari batangira gushyira imbere. Ariko noneho kuko yari asanze institution zihari zose zaragiyeho kuri Kabila, ashakisha ukuntu ibintu byose yabihindura umunota umwe, cyane cyane ko yari atinye igisirikare, avuga ati abandinze simbazi, ati mbigenze nte. Abanza kugenda ahindura ibyo bintu. Hazamo rero ikibazo muri politike, ababyinjiyemo atyo. So peu après bigenda bihinduka, noneho niko kuzana n'iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo. Colonel Nanga ni umuntu umuzi neza. Hari ikintu yavuze abantu baratangara, terma muzi, yaravuze ati umva, Tshisekedi mbere yuko aba perezida ni umuntu uvaga hariya za Buruseli akazi wanjye muri salo, akansaba amafaranga, adafite n'amafaranga yo kwideplasa. Yarabivuze akanya gato, ariko arakavuga kandi ati no, ati shemwa osano. Yaranavuze kandi ngo kereka niba yarabivuze kera, ariko ari ijambo nibuka yigeze kuvuga cyangwa n'ubu yarabisubiyemo, ngo ninjye wamushyizeho. Ibyo barabimubajije, wenda umuntu araza kubigeraho kuko ariko kuko bivuze reka yaravuze ati umunyamakuru yaramubwiye ati ariko urwanya Tshisekedi kandi ari wowe wamushyizeho, kuko uriya yayoboraga ibintu birebana n'amatora, niwe wemeje rero ko yatsinze. Noneho baramubaza bati rero wowe, ahita avuga ati kuki umurwanya ari wowe wamushyizeho? Undi aravuga ngo j'ai créé un monstre, sibyo? Ati nakoze nazi ko nzanye monstre.
ati nakoze rusuferi muzana ku isi mushyira hano. Urumva? akantu karantangaje. Ati ninjye wakereye monstre. Ati rero ni nayo mpamvu ndi hano, kuko ari njye wayikereye, ni nanjye uzayideturiza. Urumva? Ati ahubwo ati ibyo bintu nanabisabira imbabazi kuba ari uko byagenze. Urumva? Atari ndi tayari. Ati niyo mpamvu ati naretse ibyanjye byose. Ati nari mfite hoteli narayitaye, nari mfite amazu narayataye, nari mfite za apartoma hariya narabitaye, nari mfite ubukire nk'abandi bantu bose narabitaye. Ahita yibuka ati atari ko ati ahubwo ati uyu munsi ahubwo nibwo hagombaga kuba icyamunara. Ibyo bintu bye yahise abyibuka. Ati nibwo hagombaga kuba icyamunara. Ati se ahubwo ntabwo mwagerageje gushakisha ukuntu namwe mugura n'iki. Noneho umunyamakuru wari uraho nawe uzi gusetsa aravuga ati twabishakaga tubigenze gute ko nta tumanaho rihari, ko nta network twari kubigenza gute, kuko ubundi bishobora gukorwa online cyangwa se contact zikaba. Ati reka ati twavuze ko tubigenza. Icyo gihe barabiseka n'iki. So icyo kintu rero waravuze nicyo yarakivuze, ariko yagisubiyemo hariya hantu avuga ati nibyo. Ariko mu birebana n'ibintu byerekeranye n'ibyo bintu by'uko rwose afite gutandukanya abantu cyane, yaravuze atumva yadeturije justice y'igihugu, adeturiza administration y'igihugu, adeturiza igisirikare. Atariko mbabwiza ukuri, nta kintu gishobora gukorwa mu gihugu cya Kongo utaziranye na Tshisekedi cyangwa n'umuntu umwe muri famiye. Ati abantu b'iwabo nyina n'iki. Ati wari uzi ko ushobora gufungwa wakoze amakosa ibi n'ibi justice ikagucira urubanza bakagufunga, ngo parce que tu connais la famille. Yabyitaga ngo la famille, ngo tu dois voir la famille. Donc niba nguri umucuruzi, donc urumva bagufunze ureba la famille bakagukuramo. Uri umucuruzi ushaka amareshe, ushaka kugira gute, bujuje ibintu byose, tu dois voir la famille. Ushaka akazi, ushaka iki, tu dois voir la famille. Buruse ku banyeshuri kujya kwiga, tu dois voir la famille. Yavugaga la famille. Ibyo bintu rero ibintu byaracitse. Ati kuko nta muntu ukomeye hariya, nta muntu ushobora gukora ibintu bijyanye n'akazi ke muri institution zitandukanye, la famille niyo yamwe. Ati rero ibyo bintu abantu turabirambiye, tugomba guhindura. Ibyo ari mu bintu yasobanuye nk'umuntu bazi. Yavuze kandi ku bijyanye n'impamvu ki u Rwanda rugaruka mu majwi cyane ku kibazo kiri muri Kongo. Wowe ubibona ute? Wabivuzeho iki? Nicyo wabwira abakunzi bacu ku bijyanye n'icyo yabivuzeho? Ibi rero nanone nyine bakomeza babivuga, na bya bindi umunyamakuru wa Sky yakomezaga atsindagira abaza umuvugizi wa M23 igihe bari bantuza bari bacanshuro barimo bagenda. Uzi ko aricyo cyonyine yakomezaga amubaza. Urumva? Atari ko ati u Rwanda rurabasapotinga, u Rwanda rurabafasha. So abantu bose niko babivuga. Impamvu rero nanone yarayivuze, ariko anabivuga neza cyane. Yego. Byatewe n'iki rero impamvu yabivuze? Abanyamakuru wa mbere wabajije ngira ngo banza ari Scovia, ariko n'uwa kabiri yabajije mu Kinyarwanda. Noneho arangije mbere yuko asubiza arabanza arababwira ati, kuko yabivuze mu Kinyarwanda, umuntu aratranslatinga abishyira mu Gifaransa. Bivuga ngo niba arabajije mu Kinyarwanda hakagira umuntu utranslatinga akabishyira mu Gifaransa, kandi uwo muntu yambaye uniform ari umusirikare wa M23, yahise avuga ati ntimuze gutangara ko hano twumva Ikinyarwanda. Niko kujya mu mateka. Ati rero ibingibi nabyo bituma ibyo byose biza. Aravuga tumva hano Masisi, avuga mbese ari amaregion yose yo mu burasirazuba bwa Kongo, hari abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ati ururimi rw'Ikinyarwanda rurakoreshwa hano muri Kongo. Yego. Ati n'ubwoko bw'abatutsi mu Rwanda ntibikibayo, n'ubwoko bw'abatutsi hano muri Kongo burahari. Ati ikiri mu rero cy'Ikinyarwanda uri yavuze, uriya musirikare aracyumva, niyo mpamvu abishyize mu Gifaransa. Ati ibyo byumvikane ko nta ngorane n'imwe ihari ko dufite abantu muri twebwe bumva urwo rurimi. Yes. None niko kuvuga ati rero that's why
n'igihugu cy'u Rwanda baguma bakizanamo, baguma bavuga ngo sapoti u Rwanda kubera iki? Kubera amateka, urumva, kubera ibyagiye biba mu myaka 30, atariko nta hantu bihuriye ko twaba tubona sapoti y'u Rwanda cyangwa se u Rwanda rwaba rugira icyo rudufasha kindi, ariko bigomba kuvugwa gutyo kuko byarahimbwe. Noneho Tshisekedi arabirisha na guverinoma ye ahantu hose mu kubivuga, ibinyamakuru byose ati that's why ibyo bintu byagenze gutyo. Ni politike nibaza ko government yahisemo, niyo turufu yahisemo gukinisha kugira ngo yerekane excuse ihari mu ntambara yayo, yerekane n'intsinzwi yayo. Ariko mperutse kubona hari umukongomani kandi wo mu buyobozi bwahozeho abaza ati ese ubundi byumvikana bishoboka gute ko niyo byaba ari u Rwanda, bishoboka gute ko u Rwanda rwo rubatsinda mu ntambara? Mukavuga ko ngo rwoherejeho batayo enye, mwebwe mu gihe mufite batayo 60 zirenga. Nabyo wumvaga ko nyine babikritika bavuga bati ntago byumvikana, ntimugahoze n'u Rwanda mu majwi. Ngira ngo twabonye kandi wa mudamu niba ari ministre wungirije mu bijyanye n'iki avuga ko ngo gutwika kwa embase zatwitswe ngo n'u Rwanda ngo babaye ngo infiltre ngo ngira ngo twabonye na Patrick Muyaya nawe abivugaho. Ibibazo byose n'u Rwanda, ikintu cyose n'u Rwanda, ku buryo n'imbwa yawe yo mu rugo yarya umuntu ukavuga ngo buriya n'abanyarwanda binjiye muri iriya mbwa. Simbizi kuko n'ibintu bavuga ibintu ukabona akavuga uti si ibi n'ibiki koko. Hari umuntu washubije uriya ministre wungirije w'ubutegetsi bw'igihugu, umudamu wagiye akajya kuramutsa abambasaderi, kuko za ambasade buriya ziri ahantu hamwe hari Kinshasa, noneho izitahiye ajya kubaramutsa babwira ati pole n'iki. Noneho itangazamakuru rirahamusanga rimuha interview, none niko kuvuga ati burya aba manifesta bari batuje, bari gukora manifestation mu mutuzo nta ngorane, atariko hinjiyemo abanyarwanda babaye infiltre. Ati abo banyarwanda babaye infiltre nibo babanje kuza binjira muri za ambasade nabo barazitwika. Noneho hagiye no kwenimera imwe muri za ambasade zatwitwe, ntiyavuga y'u Rwanda, ntiyavuga y'u Rwanda. Noneho hari umuntu wamushubije aravuga ati ariko mana washobora byose ati ni igitangaza koko kugira ngo umuntu ku rwego rwa ministre avuge ibintu nka biriya. Aravuga ati niba ibyo uvuga ari byo, Kinshasa tukaba dufite aba infiltre b'abanyarwanda bangana kuriya, bashobora kuba b'influencer public kwinjira muri za ministeri z'ibihugu bakazitwika bigakorwa. Ize mfura abanyarwanda d'abord Kinshasa. Urabizi wowe ni ministre wa interieur wungirije, biri mu nshingano zawe, kuko niba ari aba infiltre mwakagombye kuba mwararabafashe munabazi. None icyo cyavuyeho n'aba infiltre bari muri capitale, ariko babashije no kushobora kumvisha public ya Kinshasa gukora ikintu nk'icyo ngicyo, ngo kugira ngo bize kugaragara bityo. Murumva tudafite ikibazo se? Urumva Ministeri ya Interieur ni itegeka polisi, yego, no biri mu nshingano zanyu. Izo nshingano zarabananiye, abo bantu intelligence zanyu ntizibasha kubabona iki. Donc ashaka kumubwira ati wabeshye, ibyo bintu ntabwo ari byo, kandi ari nabyo actually uri murishinja kurushaho. Urumva? Hanyuma iza ambasade byararangiye, binjira muri supermarché, mu maduka, batangira kwiba. Ibi ngibi no muri iyo conference de presse babigarutseho. Twabonye abasirikare birukankana ibintu bibye muri supermarché, barabizana babishyira mu modoka. Umukuru wabo niwe baje aravuga ati mubivane, nta soni. Akubashije kuba wa military police ahari, ngira ngo none babivanamo babita hasi.
ariko kavuga yari arimo agaragaza rero ngo igisirikare gisigaye kiri muri Congo, avuga ati namwe ni mu ndebere. Ubwo wenda mpite nanatekereza ku kindi kintu yavuze gikomeye cyane. Yaravuze ati nta muntu w'umugome ugomba kuzanabihanirwa nka Tshisekedi. Ati iki gihugu jeunesse yarapfuye completely, nta kazi, nta fica babereka, abana ntibiga, kandi ni benshi, nta nkadroma ihari, nta bintu birebana n'ibintu bya za siporo ngo bivuze kubafasha. Nta kintu na kimwe gishobora gutuma giha umwana w'umujene wa hano muri Congo ngo agire uko abona imbere, icyizere kizaza. Ati noneho kubera ko babataye, bakaba barabataye, ati intambara yarabaye, baraza babaha imbunda. Ati umbwire wa muntu uri desperate, umbwire wa muntu wabaye ku muhanda, wabaye icyo wanywera urumogi, wagize ute, umuhaye imbunda, icyo aza gukora ni iki? Ati c'est dommage. Ati ibyo twebwe tubona ku rugamba, niko yavugaga, ati c'est dommage. Ati kuko baza nta training bafite. Akaza ati hari n'igihe twabonye abantu batazi no kurasa imbunda kuyishareja ngo barase, ariko bari ku rugamba nta kundi. Ati urabireba agenda kakakwica. Ati ikindi kintu, ati Mungu wanjye nta muntu w'umugome nka Tshisekedi. Ati uzi ko Tshisekedi kubera ibintu by'amafaranga ajya ahantu akagura za gilet pare-balles zimwe abasirikare bambara, uramutse utamupimye umutwe ugapima nk'aha ngaha, hari igihe iyo gilet pare-balles yamusaidia ntapfe cyangwa se ntanakomereke, biterwa n'isasu rya murashi iryo ari ryo, sibyo? Ariko gilet pare-balles ishobora kugusova. Ni ukuvuga ngo uramutse upimye hano mu gatuza cyangwa se inyuma mu mugongo, gilet pare-balles hari igihe yagufasha. Noneho no ku mutwe hari igihe baba bambaye amakasike akomeye, aho byakubita hari hose udapimye hano, hari igihe yabaho. Ati twagiye kureba dusanga abasirikare bose twarashe, wamwambura ugasanga ya gilet pare-balles ni plastique, ibaza na kasike ni plastique, kubera ko babyamveropa kiriya kintu cy'ikinuza bagishyira mu mwenda. Iyo ugikoze wumva gikomeye, wowe ukibwira ngo koko kiraguproteja, me ni plastique, ntabwo aba ari ubundi. Ahandi haba harimo ikintu cy'icyuma, burya kiranaremera cyane. iyo cyambaye mu by'ukuri kiba hano ku mutima ho bashyira n'akandi kantu gakomeye cyane kabisa kakanuza, ku buryo utapfa kugira. Aravuga ati twasanze ibyo bintu ari plastique, n'izo kasike dusanga ari plastique. Ati mu by'ukuri arabafata akababwira ngo mujye ku rugamba, muri protege, muri gihe kumbi nothing, sibyo? Ati ibyo bintu birababaje. Uzanye abantu batize kurasa, uzanye abantu batabonye training zihagije, ubambutse ibintu ha plastique ubashyize ku rugamba. Ati ibi bintu azabihanirwe. So ni ukuvuga ngo ufata amafaranga ukayajyana ahantu bakazana ibya nyirarureshwa, aho wowe ukerekana ko waguze ibihenze cyane. Amafaranga ajya hehe iyo uguze quantité nyinshi? Ni mu mufuka. Rero Egide, nari ngiye kukubaza n'ubundi ku kijyanye na Wazalendo, kuko yakigarutseho none n'ubundi wari wabikomojeho ukomerezaho, unavuga icyo yabivuzeho, nuko wowe navi yawe, nuko wowe wabibonye, uko ubibona, nuko ubyumva. Yaravuze ati rero Wazalendo, ati kubera ko babaye gutyo bakaba batarabankadre, ati abo twafashe nabibonye ahubwo ko bagiye gutangira imyitozo. Ati tugiye kubatrayininga neza, ariko turabanza kubavanamo ingengabitekerezo babashyizemo, turabanza kubavanamo ubugome babashyizemo, turabanza kubagira abantu bazima. Ni ukubakansoringa bundi bushya, urumva, kubakansoringa bakabanza bakaba abantu bazima, twarangiza tukabigisha amahame, tukabigisha discipline, tukabigisha patriotisme inyuranye n'iyo bababwiye. Ati Wazalendo, ati iriya ntabwo ari patriotisme, ntabwo patriotisme ikubwira kujya kwica mugenzi wawe muvuka hamwe mu gihugu kimwe. Ntabwo patriotisme akubwira ngo reba uriya ngo face ye ngo ngo reba ukuntu asa, ngo dore uko ameze nk'uriya. Ntabwo donc ibyo bababwiye byose, ati biriya byose tugiye kugenda, ati tubibavanemo. Ndetse abwira n'ababyeyi ati umva, aho muzi ba Wazalendo hano bihishe, ati byanze bikunze barahari, mubahamagare. Mubahamagare baze, ntawe tugira icyo dutwara, ariko tugende tubigishe, tubabwire ibishoboka. Igisirikare n'urundi bari barakigiyemo, ariko none tukibigishe neza, bamenye icyo gukora, bamenye amahame na discipline bya gisirikare, bityo bazakore igisirikare cyiza. Ibyo ngibyo yabibabwiye, kandi avuga ati tuzanabahana akadoroma ikomeye.
yagarutse kandi no ku bacanshuro n'abandi n'izindi nasiyonalite zitandukanye zarwaniraga muri Kongo, kuko Kongo turahazi rwari uruhuririkane rwa nasiyonalite zitandukanye, ni ukuvuga nk'abarundi, aba South Africa, abacanshuro bafite ubwenegihugu butandukanye bwinshi cyane, hari Malawi yo sinzi irengero ryayo. ntabwo nzi impamvu itavugwa Malawi, ariko yarabivuze nanjye ndikanga, urumva avuga ati mva abarundi bara, urumva ati baza bafite ingengabitekerezo, baza batumwe kujya kwica abanyarwanda, baza batumye iki, kuko barababwiye ngo mujye kwica umututsi wese wahari, urumva ati abantu bo muri za Malawi, ati hakaza za SADC, izo ngizo zikaza umuntu yibwira ko baje mu nshingano zabo, nekereka da, ati ugasanga barimo bararwana, ati kugeza kuri za MONUSCO, ati noneho haza ubacanshuro mu bacanshuro rero nibwo yavuze ko harimo abantu benshi cyane, urumva aravuga ati abo bose batsinzwe kubera iki? Batsinzwe kubera icyo umuntu aharanira. Bakomezaga bavuga yaba nanga yaba Misimwa, bavugaga bati twebwe ikintu cya mbere duharanira ni ukubaho. Ati nk'ubu se njyewe ndamutse ntarwanye intambara, ati naciriwe urwo gupfa already, kote yarabaye naranabirebye njyewe n'uburyo bamukatiye n'iki byose bamukatiye da nuriya bundi nabise, ati nakatiye urwo gupfa, sibyo? Ati ngomba guharanira kugira ngo icyabaye kikosa cyo kuba tuyoborwa na Tshisekedi tukivaneho, Kongo umunsi umwe izaba igihugu kizima. Ku buryo icyo gihe bari baramubajije batari ko bati mwumva muzabigeraho ryari? Ati reba namwe bibafasha imyaka 3 kugera Goma, murabona bizabafata igihe kingana iki kugera Kinshasa? Ati ikibazo si icyo, ikibazo si igihe tuzagerayo, ikibazo ni ibyo tugomba kugenda dukora gahoro gahoro. Ati kandi burya ibyo ugaragaza n'abandi bagenda bavuga bati ariko ariko ibyo avuga nibyo, urabona ko Goma yafashwe, ariko mu nzira bajya Bukavu barimo baragenda babaha karibu. Ni ukuvuga ngo already byatangiye kujya mu mitwe y'abantu, batangiye kumva ko abantu itandukanyirizo ryabo, buri wese ahantu bagiye bafata, abantu babayeho neza, barahinga, barorora, baracuruza, abana barajya mu ishuri, nta mupolisi umukubita, nta musirikare umukubita, nta umwica, nta ugira gute. So gahoro gahoro rero usanga urugamba ahandi rwihuta, bitewe n'iki? Bitewe n'uko abantu bumva uko birimo bigenda. Byaragaragaye ko bariya bagabo bafite vision. Hari n'umunyamakuru yavuze ati mutubwire uko muzagabana imyanya, ati birebana na za ministeri ni uzaba iki. Aravuga ati mane we, ati ibyo bintu rwose twebwe nta kintu bitubwiye. Ati ahubwo reka nkubwire ikintu, ati wari uzi ko muri politike kuba ministre, kuba depite, ati nicyo kintu abantu batazigera bifuza. Ati ubu ngubu barabyifuza kuko nibyo bihemba. Avuga amafaranga bishyiraho za 43,000 month, iki za avantage bafite. Ati abantu babyinjiramo kubera ko ubu ngubu nibyo bihemba. Ati ariko icyo gihe twebwe tuzajya muri private sector, umucuruzi acuruza akire, umuntu wese akora ikintu cye akire n'iki. Ati ku buryo umuntu azajya yifuza kuba ministre, bana bikunoma ukavuga uti otoya. Kubera iki? Kubera ko hari ibindi byinshi cyane bizaba bihari, za opportunities zindi zaba zihari, zizajya zituma umuntu abaho neza. Ati rero twebwe icyo turi kurwanira, ati ntabwo ibi ngibi turi gukora bivuga ngo necessarily ningera hariya ngomba kuba iki. No, nshobora no kubikora nagera hariya nkisubira mu buzima bwanjye busanzwe. Ati ariko ntabwo turi kubikora kugira ngo tuzagere tube ba ministre n'iki. Niyo garukaga avuga ati turi ba serviteur banyu. So uwo muntu rero yibazaga ngo bagiye kubabwira ngo urabona nandi tugerayo, uyazaba president, uyazaba vice president, uyazaba iki. No, ati ibyo bintu twebwe reka da, urumva bishobora no kuzaba n'abandi batari ahangaha, ariko icyangombwa nuko igihugu kijya ku murongo, nuko Tshisekedi ufite ivangura avaho. Ikindi kandi yavuze ikintu gisekeje cyane, yivuga yavuze ibyo yakoze. Uwo ni nanga avuga ko yakoze, yabaye fonctionnaire international, avuga aho yakoze, avuga ko yakoze muri Etats-Unis, avuga uko yabayeho, arangije avuga diplome ye, yongeraho ngo le vrai. Urumva impamvu yavuze ati mon diplome, aravuga ati le vrai, ni ukubera ko yashakaga kuvuga ko hari undi ufite yafo.
yashaka kuba Tshisekedi ati burya diplome ye ntiyemewe, kandi abantu barabizi ko Tshisekedi n'ishuri yavuze ko yizeho, ishuri mu Bubiligi ryarabihakanye. Byarabihakanye n'iyo diplome berekana iyo diplome ukuntu ari fake, berekana ibintu bitariho n'ibindi bongeyeho n'iki, baravuga ati ntabwo uyu muntu tumuzi hano kuri iri shuri. So niyo mpamvu rero we yavuze ati le vrai, kugira ngo yumvikanishe ko diplome yari y'ukuri, donc anumvikanishe ko iyundi atari nzima. Yavuze kandi ku kijyanye n'intambara, abajijwe ku kijyanye n'uko bazakomeza Kinshasa, nubwo wagiye ubigarukaho mu byinshi mu bibazo nari nateganyije kukubaza, ndabona wagiye ubicamo gahoro gahoro. Wenda ndi buze kuza kujya kugana ku musozo nyuma y'icyo kibazo, kubwira ibindi wenda abantu baba batarumvi ibindi bintu wenda bitandukanye yaba yaravuzeho. Ariko yavuze ku kijyanye no gukomeza intambara Kinshasa, hari ukuntu wari wabaye nk'ubicaho hejuru, ariko wowe noneho dukoreshe strategy za gisirikare, turebe wowe urabona ko bizaborohera bano bagabo. Kinshasa ni kure, nibyo Kinshasa ni kure, ariko nta kidashoboka, cyane cyane ko noneho ubu cause yabo irimo irinjira mu bantu benshi. Ubu kandi gufata umujyi nk'uriya bigaragaje imbaraga. Uwasuzestimaga imbaraga za M23 ubu uyu munsi agiye kuvuga ati ibintu ntabwo byoroshye. Avance yabo rero izoroha, ariko sans toutefois ko bibagirwa occupation yaho bafashe. Burya gufata territoire ni kimwe, kokipaho wamaze gufata ni ikindi. Il faut gushaka situation, donc administration yaho wafashe ikaba iri kugenda neza, protection yaho wafashe ikaba imeze neza, hanyuma hakabaho avance gahoro gahoro. No kuvuga ngo bashobora gutagetinga iyindi city bakayifata, bakayiproteja, bagafata indi, habaho burya ibintu bikomeye cyane mu zindi city, usanga habayeho za revolte, usanga habayeho ababajoininga, usanga ibigo bya gisirikare bivuga ati twebwe tuvuyemo tugiye gufatanya namwe, nta umenya ibigenda biba, bo nta kibirukanza. Ni gahoro gahoro. Hanyuma Tshisekedi cyarambirijeho no kuhindura constitution à tout prix. Ibi rero nabyo iyo biri mu ntambara nk'uko nguko hagaragara victoire ku mujyi, no vuga ngo ntabwo bizamworohera, bitewe n'uko abantu bari kubona amakosa yabaye, uko bari kugenda bayagaragaza, ibyo bintu byose yabigiye abeshya Wazalendo, ukuntu yabashe kumanaginga intambara. Yarongera anagaruka ku kintu twagiye tuvuga twebwe kuva yarabivuze, ndumva ibyo ari byo bizemerwa, kuko mu ntambara nk'umuyobozi wa AFC M23 yavuze ati burya General Chirumwami baramwishe. Yarabivuze ati mu bintu bya mbere yabanje kuvuga, aravuze ati mwese mumenye ko burya General Chirumwami aribo bamwishe. Twese ko twagiye tubigarukaho tuvuga uko ibintu byagiye bigenda, buri muntu agerageza kwibaza uko byagenze, ariko yarivuze ati baramwishe. Impamvu bamwishe niki? Buriya Chirumwami yari umuntu uvuka muri kariya karere, ni umushi. So niho kuvuga ngo utanze Goma baramwica, urumva. Ahubwo sinzi wa wundi bari bazanye nawe hariya, sinzi ko Musa nawe yabuze, ntabuze ahubwo ko yatumijwe Kinshasa. Masunzu nawe sinzi ko azabikira, kuko baramubuze kugeza ubu ntawe uzi aho ari, kuko baravuga ko wasanga yari yarihungiye yarigiye Bujumbura, kuko n'ubundi abana neza nabo, kuko baramushinja kuba yaratanze aeroport. Urumva najya hariya pour martial izahita imukatira rwo gupfa rwose. So ibi bintu rero ni uko nguko birimo. Avuga ati kuba barishe general, bagakupa amazi, bagakupa umuriro, bakagira ati ibyo bintu byose. So abantu rero barimo baragenda bumva amakosa menshi iriya guverinoma yakoze, ibyo Tshisekedi yakoze, ibyo bababeshye.
gahoro gahoro abantu baza Kinshasa batajya bamenya ibya hariya barimo baragenda bakomprena nubwo baborotse itangazamakuru cyangwa bakabwira abajournaliste ngo uzatangaza ibyo bintu ni ugupfa, niko Patrick Meya yavuze. So batinya kubivuga, ariko ntabwo ushobora guhisha abantu ngo bahishe burundu. Hari ibyo bazagenda babona. Noneho icyiza ni iki, nuko nejo hari itangazamakuru kandi rivuga igiswahili, hari itangazamakuru rivuga igifaransa, hari n'itangazamakuru ntababaje mu cyongereza ariko babyumva, ku buryo bazabyandika bazabivuga. Abantu itangazamakuru ntushobora kubloka media muri iki gihe ntibishoboka. Bazagenda babyumva, buriya iriya interview yose abantu bazaba bayumva bayifite, babumve exactement amakosa yabaye. Ibyo rero bigiye kuzajwa mu ntambara isigaye, ku buryo rero nyine tuzakomeza natwe kuyikurikira, ariko nzi neza ko bishoboka. Uravuga iki se mbere ko tugana ku musozo? Ikibazo cya nyuma ndi bukubaze kirajyanye n'imibanire ya M23 AFC itaraba leta n'u Rwanda, igihugu gituranye. Ariko mbere yuko tugera kuri icyo kibazo, uravuga iki ku bantu bavuga bati nibamara gufata Kivu y'Amajyepfo bakuyemo wenda Uvira n'ahandi, bazashinga idarapo, habeho igihugu cya Kivu zombi? Ibyo byo ubitekerezaho iki, Bwana Egide? Ibyo ntabyo yigeze avuga, nta nubwo mbona ko ariko bizagenda. Ntabwo bashaka gukata igihugu mo kabiri. Ibyo ngibyo niba abantu baba bashaka kuvuga ko hariho za balkanization cyangwa hariho za empire hima, ibyo ntabyo yavuze, nta nubwo ariko bimeze. Bo barashaka kubohora igihugu cyose cya Kongo. Imibanire rero y'u Rwanda ni nk'uko yavuze, tumva igihugu cya Kongo ubanza gihana imbibi n'ibihugu 9 hari. Avuga ati uko bagiye bakata imipaka muri Angola, yarabivuze ati muri Angola dufitanye Angola ikibazo, burya hari Angola hari agapande ka Kongo yatwaye n'ibiki byose. Ati icyo kibazo kirahari kandi bijya bitera ikibazo, ariko ntabwo uzabyumva abantu babipfa ngo bibe ikibazo. Ati aha n'aha hari abaturage ba hano babana n'abahariya ni ubwoko bumwe, ibi n'ibi, ariko ntabwo uzabyumva mu kibazo. Ati izo mbibi zose dufite, ariko urubibi dufitanye n'u Rwanda rutera ikibazo. Ati ntawe uzi impamvu ari uko bimeze. Ati ariko byose no kugira ngo bazane amacakubiri. Ati ariko ubu ngubu nitwe turi hano. Ati turagarantisa igihugu cy'u Rwanda umutekano, twifuza kubana nabo neza, ntabwo hazongera kuboneka igisasu gituruka ahangaha kijya kurasa igihugu cyo mu Rwanda. Ati rwose turifuza kubana n'abanyarwanda neza, tugahahirana neza, nta kibazo gihari. Ibyo ni ibintu yavuze. Ati ariko uko dushaka kubana n'u Rwanda ni nako dushaka kubana n'ibindi bihugu. Ati rero ibyo byose bizaza mu ntuza yacu ya diplomasi. Rwose bumvaga bafite umurongo mwiza. Ikindi nakunze, ngiye personnellement nakunze ukuntu bose basobanukiwe n'indimi. Ubajije mu Giswahili bagusubiza mu Giswahili kandi cyiza rwose. Uvuze mu Gifaransa baragusubiza mu Gifaransa. Nuko siribaza ko hari undi wabajije mu kindi kirimi, ariko byose barabyumva kandi barabizi. Ni ukuvuga ngo baragusubiza no mu Kinyarwanda. Hanyuma kandi n'Icyongereza nibaza ko bisimwa cyiza, bagahana. N'undi arakizi kuko yakoze muri Amerika. N'undi arakizi, yego. Bagahana ijambo, kuko hari igihe umuntu yavugaga ati ngiye ikibazo ndakibaza kanaka, undi ndakibaza kanaka, ikibazo ndakibaza, bagahana amagambo, ariko ukumva uyu yavuga ukumva ntashaka ko arangiza gusobanura. Kubera iki? Kubera ko wumva kabisa ibintu biri mu mutwe we, wumva ukuntu bisobanura. Uriya nawe yajya kuvuga ukumva bari abagabo bombi ni abanyabwenge, ni abantu basobanukiwe na politike, ni abantu b'aba leaders beza. Mbese ngewe ku giti cyanjye nakunze rwose uburyo M23 iyobowe n'abagabo bazima. Ndakeka bari abagabo bazakora ibintu by'ibitangaza, bazagera ku ntego yabo. Reka rero ngushimire, nanjye bizeza abakunzi bacu ko tuzajya dukomeza kubaha update umunsi ku munsi, cyane cyane ku bivugwa mu itangazamakuru ndetse
yaba ijyanye n'intambara n'ibindi bitandukanye muri social media. Wenda tugana dusoza ikiganiro, ndizera ko nta jambo nkuriganye bwana Egide, kugira ngo dusoze dushimira abakunzi bacu baba baduteze amatwi badukurikira umunsi ku munsi. Nagira ngo kandi mushimire Egide udahwema buri gihe udutangariza amakuru no kuboneka mu gihe tumukeneye. Reka ngushimire rero ku bwanjye by'umwihariko. Ndagushimiye nanjye Olivier, namwe mwese abadukurikiye yaba kuri Rwanda Nordic TV yaba ku gicaniro, mwese ndabashimiye. Mukore subscribe, like, mu bitangaza hirya no hino, cyane cyane urubyiruko ruba rugomba kumenya ibi birimo biba, kugira ngo nabo babashe gusobanukirwa, otherwise babifatiye hagati ntabwo byazaborohera. Mbashimire rero, mbifuriza ibihe byiza. Yego, urakoze, asante sana.